abashuje mwese abateze amatwi BBC. None ni kuwa gatandatu tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Turi kumwe na Orchestre Impala, ni itsinda ry'abacuranzi ryamenyekanye cyane kuva mu myaka ya za 70. Uyu mwaka Impala zirizihiza yubile y'imyaka 50 kuva zitangiye gucuranga. Benshi mu bacuranzi bari bagize Orchestre Impala barapfuye, bamwe mbere ya jenoside, abandi bazize jenoside, n'abandi bapfuye nyuma yayo. Abacuranzi basigaye mu batangiye iri tsinda ni babiri: Sebigeri Paul uzwi nka Mimi La Rose na Ngenzi Fidel uzwi nka Fidel Jakar. Mu kugerageza kuziba icyuho, Impala ziyongereyemo amaraso mashya agizwe n'abacuranzi bakiri bato barimo Munyanshoza Dieudonné uzwi nka Mibirizi n'abandi. Impala zakoze izina muri muzika nyarwanda mu gihe cy'imyaka 50 ishize. Byageze naho zihimbirwa umugani ngo nta cyabuza Impala gucuranga. Muri iki kiganiro baratubwira aho uwo mugani waturutse. Muri iyo myaka kandi Impala zasohoye indirimbo zirenga 150, zimwe zishyirwa ku makasete yariho icyo gihe. Indirimbo nyinshi z'urukundo nka za Maria Rosa, Dativa, Uragiye n'izindi zirimo izo bagiye baririmba mu buryo bujimije. Iyavugishije abantu cyane ni Have Sigaho. Baratubwira impamvu bayihimbye n'igisobanuro cyayo cya nyacyo, ndetse n'ibanga bakoreshaga kugeza n'ubu indirimbo zabo zikaba zigikunzwe kugera no mu rubyiruko. Ikiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Yves Bucyana. Chers amis, nous allons pouvoir vous présenter notre nouvelle formation, l'orchestre Impala de Kigali. Uko niko mbinjije mu kiganiro cyacu. Mwabyumvise muri iyo ndirimbo izwi nka presentation y'Impala, ivuga amazina y'abari bagize itsinda ry'Impala kuva mu myaka ya za 70. Ubu rero bamwe ndi kumwe nabo muri iki kiganiro. Muraho, njyewe nitwa Sebigeri Paul, banyita Mimi La Rose muri Orchestre Impala. Yewe banyita Ngenzi Fidel, mu zina ry'Impala bakanyita Fidel Jakar à la trompette, ancien combattant. Turi kumwe kandi n'umucuranzi mushya waje mu Impala nshya. Murakoze, nitwa Munyanshoza Dieudonné, banyita Mibirizi. Reka tubanze kuri abasaza b'Impala za kera nk'uko babitubwiye amazina mu mazina yabo. Mimi La Rose, Orchestre Impala twavuga ko yatangiye ryari? Orchestre Impala yatangiye muri 76. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? Ubu ufite ingahe? Nari mfite imyaka 22. Ubu afite 72. Ubwo Fidel Jakar, we wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Muri 70, navutse muri 52. Sasa uri muri za 20 na n'eshanu gucyo. Ubu ufite imyaka ingahe? 74. Uracyacuranga trompette? Ndacyayivuza kabisa neza cyane. Sebigeri Paul, Mimi La Rose, tugume mu bihe byanyu bya kera. Indirimbo Impala zacuranze zose murazizi. Mwakoze album zingahe cyangwa se cassette zingahe? Urabona twacuranze indirimbo nyinshi, ari indirimbo twashiraga ku makasete n'izitari ku makasete. Byari byose zirenze nk'I150, ni hejuru y'I150. Kugira ngo musohore indirimbo byagendaga gute? Mwahimbirwaga nande? Duhe iyo shusho yuko byagendaga. Urabona indirimbo za kera hari ukuntu umuntu yagendaga agakora nk'indirimbo ye. Ndabyibuka neza ko yewe nakoze composition ya Philomena Munyesebana. Icyo gihe yari afite indirimbo yewe dawe yewe iriweho. Soso we yari afite indirimbo ya Dativa. icyo gihe nizo ndirimbo twari dufite zizwi ubu ngubu
ariko umuntu twagiye dukora twenyine ku giti cyacu. Philomena niyo wahimbye wowe? Niyo njyewe nahimbye. Ni ukuvuga ngo umuntu wandika texte akandika amagambo yari umwe cyangwa mwese mwashyiraga hamwe? Icyo gihe izo ndirimbo zacu twakoraga ku giti cyacu twazigenda tuziyandikira twebwe twenyine bitewe na inspiration umuntu yari afite. Nyuma yaho tumaze guhura twese hamwe tutangira noneho gukora indirimbo rusange, tuvuge nk'indirimbo ya Bonane twayikoze twese turi kumwe. Nkumbuye umwana twariranywe twayikoze turi kumwe. Niba utaravuzwe si ibicuma bagucaga Havesigaho, bayitangwa Havesigaho, nayo twayikoze turi kumwe n'abandi. Izo ngizo n'izindi na Maria Rosa twazikoze twese turi kumwe. Havesigaho turaza kuyigarukaho, ariko reka tubanze twibaze, hari abavuga ko ngo impara mwajyaga muri repetition, no kuvuga imyitozo y'indirimbo muri studio, ako kanya mugahita munakora recording, munayishyira mu majwi byose, ngo ari nayo mpamvu indirimbo zanyu zidata umwimerere. Byaba ari byo? Urabona ari ukuntu umuntu nk'indirimbo twahimbaga turi kumwe twese yageraga ingufu nyinshi, kubera ko buri muntu wese yatangaga igitekerezo, n'undi agatanga igitekerezo, n'undi agatanga igitekerezo. Reka nguhe nk'urugero, dushobora kwicara njyewe ntafite inspiration yuko twatangira, tuvuge nka Soso akambwira ngo wacuranze kunda 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 tata kunda, n'urugero ndi gutanga, none nkayitanya nkayicuranga, none abandi bagashakiraho izindi melody, nkasebana nakavuga ngo nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashe, urukumva undi nawe tongere twishime tunezerwe dushimira Imana Nyagasani iduhagaritse, urukumva ni nguko no tukagenda tubihuza byose bigatuma indirimbo igira imbaraga nyinshi cyane. Ariko iyi ndirimbo, mu ndirimbo mwacuranze, wenda hari izo uvuga uti iyi iyo nongeye kuyumva, cyangwa se nk'uko mugenda mucuranga hirya no hino, ukavuga uti iyi ngiyi nanjye nkora ku mutima? Njyewe indirimbo nkunda inkora ku mutima yuko iyo ndirimbo yaraturuhije cyane, iri ya Anita twarayicuranze, tumaze kwicuranga twongera Anita Mukundwa, twongera tuyisubiramo, twari tugize iminota 8, bongera baratubwira ngo muyisubiremo mugire iminota 5 itarenze 5. Ndibuka ko byari byaturuhije cyane kugira ngo tuyisubiremo, ariko naje kureba ko indirimbo itari ndende cyane abantu bayikunda kurusha indirimbo ndende. Anita Mukundwa ndayikunda, na nkumbuye umwana twareranywe nayo nkabanyikunda. None impara mu myaka ya za 80, umuziki ukomeye cyane, ni bande bantu bacuranzi za orchestre mwahanganaga cyane mu muziki kugeza ubwo muvuga muti kanaka yasohoye indirimbo, reka natwe dusohora indi irusha iye imbaraga? Mwahanga hari za orchestre nyinshi? Ndibuka icyo gihe hari orchestre Umuriri, akaba na Le Fellows, akaba na Nyampinga, ariko Pakita Bamakanyaga, Pakita na Bamakanyaga yari ni Nkumburwa, niho bacurangaga. None yaduteraga ubwoba cyane ni Le Fellows bigize gusohora indirimbo yitwa Brigitte Mama bamaze kuyisohora turacanganyikiwe, tumara icyumweru cyose tutameze neza. Ariko ikintu nakundiraga n'abantu abacuranzi twakoranaga icyo gihe, Basebare na Basoso, twagiye turavuga ngo ubu ngubu nta kindi no gukora repetition tukagiza na saa 6 saa 8 za nijoro, ariko nibura iriya ndirimbo tuyivanemo nidutesha umutwe, kubera ko bayishyiragamo abantu bose bakaduhamagara, bigatuma tutagira amahoro. Noneho tumaze gusohora izo ndirimbo za Maria Rosa n'izindi, byatumye nibura ya magambo menshi amanuka. Ariko ubu noneho baza gusohora indi ndirimbo ya Marcelina, dusanga nta ngufu zifite, dusanga izacu ziri hejuru.
bituma tugira morale ariko natwe turavuga ngo reka dukomereze aho ngaho. ubwo bamaze gusohora Brigitte mwe mwasohoye izihe zayikurikiye? Izayikurikiye hari Maria Rosa. Maria Rosa wowe mwana wankunze narakubona. Iyo ndirimbo na nkumbuye umwana twareranywe anasiya hari mu gitondo kiza cya Noheli. Izo ndirimbo mu misa urumva ijwi ryanjye naryo ryabishobora nawe ryabishobora. Hari mu gitondo kiza cya Noheli durira mu misa. Okay. Hanyuma hari utubazo nanone tw'amatsiko. Aha mwacurangiye hano Nyamagabe icyo gihe hitwaga ku Gikongoro ngo muhafite urwibutso mudashobora kwibagirwa ndetse n'abakunzi ba muzika nyarwanda ya kera batajya bibagirwa, ariko kandi hari n'abatabizi twagira ngo mubisobanure neza. Hanavuye n'umugani wagiye usa n'uwagiye mu migani y'ikinyarwanda ngo nta cyabuze impara gucuranga kucyanika. Muhafite urweho rwibutso rero. Ariko harahindutse kubera ko icyo gihe tugicuranga habaga mbere yo gucuranga bakoraga ikintu kitwa igisharagati. Igisharagati mukaba ari cyo mucurangiramo. Nikaba ari cyo ducurangiramo, noneho abapolisi bagakikira igisharagati kugira ngo ere kuza akavuyo. Umuntu umwe aragenda ajya hejuru mu giti, yumvishe yishimye yibagiwe ko ari mu giti, niba yashatse kubyina niba byaragenze gute ava hejuru ayikubita hasi ahita yitaba Imana. Mwebwe mwarimo mucuranga ubwo ngo twe turimo gucuranga, noneho abashinzwe security baraza baratubaza ngo k'umuntu hari umuntu witabye Imana yari mu giti murakomeza gucuranga kandi hari umuntu witabye Imana mwaba muritse gucuranga. Noneho twe turababwira ngo ibyiza reka tubwire aba bantu bishuye tubabwire ko tugiye guhagarika gucuranga kubera uwo muntu witabye Imana. Noneho seba najya kuri mikoro ngo murabizi tugize ibyago hari umuntu witabye Imana ntabwo turongera gucuranga. Umuntu umwe muri bo aravuga ngo nta cyabuze imara gucuranga. Bose barikiriza nta cyabuze imara gucuranga, nta cyabuze imara. Abaturage baje kureba concert. Abaturage. Noneho uwo mugabo turamubwira none tubigenze dute ngo bamujyane, noneho bajyana umuntu wabo mukomeze mucurange nta kundi twabigenza. Turakomeza turacuranga nuko nguko byagenze. Ubwo hari abantu benshi kera iyo bavugaga impara hazaga abantu nk'ibihumbi 5 kwinjira yari amafaranga 100, ariko abantu bazaga karakavuyo cyane. Ni ibintu bidasanzwe, ibintu ndikwibuka twagiye no gucuranga Ikamembe. Twamaze iminsi 2 ukubera umuhanda wari mubi cyane, twamaze iminsi 2 mu nzira. Tumaze kugera Ikamembe bashatse ahantu bakugira ngo abantu bacurangira aho twacurangira baba obligé kutujyana muri aerogare kubera ubwinshi bw'abantu. Kibuga cy'indege. Ku kibuga cy'indege. Noneho abantu baruzura nababandi twagomba gucurangira, ariko kigiye twari dufite na insema nyinshi cyane twarageregeje turacuranga, abantu barishimye bidasanzwe. Nanjye iyo souvenir sigaye nyibuka nkavuga ngo twakoze ibintu byiza. Hanyuma hari indirimbo nayo yavugishije abantu cyane, iyo ndirimbo Have Sigaho. Iyi ndirimbo mwarayijimije cyane, ariko ngo hari impamvu yihariye mwayiririmbye. Nubu iyo umuntu ayumvise ngira ngo buri wese aribaza ati ariko ubwo sije baba bari kuvugara. Iyo ndirimbo twabanje kuyizimiza, natwe ubwacu twabanje kumanza kuyikoraho inama cyane, kubera ko iyo ndirimbo yo dushyiramo izina byari kuzana ikibazo. Nuko twagomba gushyira muri ya ndirimbo ya Bona tugashyiramo umwaka urukumva yari kwidihagarara. Noneho turavuga ngo byaba byiza ko tutavuga umuntu wari we wese,
umunyamakosa wese yiyumva ko ari umunyamakosa agerageze asigeho yisubireho amakosa ayareke. Icyo gihe nibuka ko twari twagiye mu Burundi i Bujumbura tugiye gucuranga, barishima cyane baduha kombi yitwa minibus. Iyo minibus barayiduha nk'impano. Bigeze mu Rwanda barayihindura, iyo kombi barayitunyaze, tubura uko tubigenza, turabyemera gutyo duhimba iyo ndirimbo kugira ngo natwe twikonsole. Ni inyigisho yo kugira ngo yisubireho, yo kuzajya akora amakosa nk'ayo ngaho no ku bandi. Tugikomeza n'ikiganiro, impara zaje gucikamo kabiri, reka mbyite gutyo, byagenze gute? Urabona twaje kugira ikibazo, orchestre impara hazamo umwuka mubi, Soso na Sebanani baza gusubiranamo. Byatiwe nuko hari umuntu umwe waduteranyije, aragenda ajya kubaza Soso, aramubwira amagambo atari meza kuri Sebanani. Noneho ya magambo yabwiye Soso, na Soso nawe aragenda avuga amagambo bayajyanira Sebanani. Sebanani nawe aravuga ngo Soso nawe amvuge kuriya. None Sebanani nawe yongera avuga amagambo kuri Soso. None twese hari ku cyumweru turicara, tumva Soso aravuze, tumva na Sebanani nawe aravuze, basa n'abantu bari gusubiranamo bahangana. Kuvuga ngubu hari inzigo, umuntu yarabahanganishije mbese mu by'ukuri. nuko byagenze, tutangira noneho natwe haba ikintu cy'umuka mubi gituma muri orchestre dutangira kurebana nabi, bituma dushwana. Hanyuma nyine uwo mwuka mubi waje gukomeza, waje kurangira ute? Byarangiye nyine impara zicitsemo ibice, buri wese yaje kugenda ku giti cye, byarangiye gute? Mu kurangira twananiwe guhura kubera icyo kibazo. Ibyo bibazo bibiri ari ibibazo bya Sebanani n'ibibazo bya Soso. Noneho ari Soso arakurura, ari na Sebanani nawe arakurura, birananirana. Turavuga ngo ibyiza noneho nuko twahitamo gutandukana, buri muntu wese yagiye ayirwariza ku giti cye, bituma haza umwuka mubi cyane muri orchestre impara. Nicyo cyatumye orchestre impara isenyuka, isenyuka, abantu bose baragenda ku giti cyabo, twese turirwariza. Ubwo nyuma hakurikiyeho jenoside, ariko noneho nyuma ya jenoside turebe impara nshya zirimo umucuranzi uzwi cyane Munyanshoza Dieudonné, arazwi mu ndirimbo za Karahanyuze, arazwi mu ndirimbo z'ubumwe n'ubwiyunge, mu ndirimbo z'icyunamo. Hanyuma Munyanshoza mwaje guhura mute? Reka nawe, kubera ko turi kumwe hano, igitekerezo wakigize gute, cyaje kukuzamo gute? Wowe uzizi ibyo ari byo byose nawe ukiri umwana mutoya. Ngewe rero nakundaga impara cyane cyane nkiri umwana, ku buryo nazumvaga iwacu buriya bagiraga, hari radiyo Rubaho kera bagiraga, ninjye wakundaga kuba nyifite, ariko ngakunda indirimbo z'impara nkanazifata nkazirimba. Noneho njya nibuka ikintu cyambayeho rimwe nigaga icyo gihe mu mwaka wa 3 primaire, iwacu ni Mibirizi. Noneho bari bacurangiye ahantu Mushaka, nafashe urugendo njyayo, abahazi ni kure cyane ngenda n'amaguru. Noneho ngezeyo kwinjira yari amafaranga yari 200 ngira ngo ku bana n'abanyeshuri, nta mafaranga nari mfite. Nkajya nzumva twebwe yumva sinari kwinjira, ndebera inyuma, ariko nyuma bari mu ndirimbo isoza ya nyuma ngo uragiye, hari ukuntu boroheje ibintu, noneho nsa nkusimbuka mu idirishya ndebera muri rido, mfa kubona ko ndebera kure, bona ishusho gusa n'ibyo natahiye. Ndangije ngenda nijoro ngere mu rugo, naraye n'ahantu ku bantu b'abavandimwe mu gitondo, nyine ukuntu byangendeye. Ikiko nakari kanyuzemo, ariko nyuma ukubita agatoki ku kandi aho utangiye kubera umucuranzi. Uravuga uti nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, twari tuzi ko mu mpara nta n'umuntu ugisigaye,
bo hari abazize urupfu rusanzwe ariko hari n'abazize jenoside, ariko twese ko nta muntu ugihari, ku buryo najyaga ndirimba buri 96 na 7 ndetse nkagira najyaga nkora na orchestre, abantu tugafatanya tukajya mu bitaramo, hari za hit parade, ariko ntaramenya ko hari umuntu w'impara uhari. Noneho nyuma nza kumenya ko ari abantu b'impara basigaye. Ndibuka Mimira Rose turi kumwe twahuri kwa Sebanani Andre, twagiye nyine ari mudamu umubyeyi yarakiriho nawe witwa Ana Maria ntabwo no kwari uko twatugiyeyo umusura. Hari ukuntu twari twatangiye kujya, hari n'indirimbo yakoze yitwa ngo uracyariho, nyine indirimbo isa nkaho yibukaga Sebanani Andrea, twamufashije shenyira uracyariho ususurutsa. Noneho twabe natwe nk'abana bajya bamufasha kugira ngo nawe yari umuhanzi, ko nawe yari umuhanzi. Niho rero nahuire na Mimira Rose nawe, noneho turaganira, ndishima kuba mbonye umuntu wo mu mpara, turaganira, nyuma tuza guhura, ariko namubwira ko twakora impara nkabona ntabwo bimurimo. Buriya nabyo byambije ibyuya kugira ngo yemere, kuko yarambwira ati ngiye narakoranye na Sebanani gakorana na Soso, n'ubuhanga bari bafite kuvuga ngo na mbese ubona muri make yasa nkaho wenda ampinga, ariko yenda mbivuze mu rundi rurimi, ariko nabonaga uburyo bakoraga kugira ngo byongere byari bigoranye. Ariko nza kugira amahirwe buhoro buhoro, aza kuzaho ncurangira, atarazi ko mpari, nanjye ntarazi ko bwari ubukwe, twarimbye mu bukwe. Ubwo rero no yenda araza kugira nawe bivuga, yari yazanye n'abuzukuru be muri famille. Abuzukuru baramubwira ati dore bari abantu barimo baririmba indirimbo zanyu, kandi natwe twumva ko wabaga mu mpara, ntitwigize tukubona nyine abana n'abuzukuru, wagiye hariya nibura basi tukakubona natwe ukaririmba. Ubwo rero nibwo yaje, giye kubona umuntu turi gucuranga, mbona araje ati siko burya muririmba neza, ati none se ati twafatanya ikigo nanjye nshyireho indirimbo nk'ebyiri. Hari mu bihe bya Bonane, ngira ngo hari mu itariki ya 3 z'ukwa mbere, namubwira nti rero n'igi bya Bonane curanga impara. Afata gitari, hari n'abandi bacuranzi turi gukorana, afata gitari, ndibuka twakoze indirimbo ebyiri, twakoze Nyirabisabo na Bonane. Ariko twabwiye musi ngo bwira abantu bari mu bukwe ngo hari umuntu wo mu mpara, yarabivuze ubukwe bwose bumera nk'aho hari ikintu batari bazi ko impara hari n'umuntu kibaho, bihindura isura. Ubwo turimo turazigana, bamubonye bose batega amatwi. Noneho hari ikintu gishimishije, uko nacurangaga ngewe impara cyangwa bancurangiraga, yaraje ashyiramo gitari ya yindi ya originali imwe nanjye nifuzaga, numvaga numva haje icyo nifuzaga, noneho icyo nashakaga, ariko nubwo abandi bancurangiraga ariko ntabwo bacurangaga, ntabwo byari neza nkuko nabyifuzaga. Acuranga Bonane, noneho nanjye ndirimba noneho neza uko nabyifuzaga. Tumaze kurangira nibwo yahise avuga ati noneho uko mbibonye ndeme dushobora gutangira tugakora impara. Nuko rero twatangiye, arangije atari ko hari undi musaza wundi twakoranye hari, twaranamuhamagaye kuri telefone, noneho tuza guhurira ahantu twicara tubiganiraho. Ariko nubwo twaganiraga hari harimo ikibazo ko impara zifite izina rikomeye. Turatangira gusa dukodesha ibyuma, ejo tukabibura, ejo bundi tukazana tugakora ibintu ati noneho rero bisa nidutangira impara. Ariko nanjye impara numvaga atari ikintu cyo gukinishwa, iryo zina ni izina rikomeye, nararikundaga, ariko nubwo nayikundaga ntabwo ushaka ko ritangira. Ubwo rero ngewe nakoresheje ibishoboka byose shakisha amafaranga, nayemeye njya gushaka amafaranga, noneho nawe azana andi. Turangije ubwo nawe niho yenyeme avuga ati uyu muntu burya ntabwo nawe yakinaga, amafaranga nk'aya yarayabonyeho ko nawe azana andi. Tujya mu iduka tugura ibyuma bishya, turangije dutumira abacuranzi, impara ziratangira, yenda naba ndekeye aho, nuko twatangiye. Reka mubaze uko nyine mwahuje, ugiye ahantu mu bukwe, ntiwari uzi ko Dieudonne ahari,
uramubonye baracuranze nawe bagusabye gucuranga muhuza gutyo wumvaga Dieudonné ijwi rye rigusha ku mutima wabo mwahoranye? Yewe nabaze kwicara numva ukuntu bari kuririmba, numva ijwi rya Dieudonné ari ryiza, me abantu bamucurangira ugasanga atari original. Noneho abana barambira mzee wagiye ukajya gucuranga bashyiraho turimbo tubiri, kuva twamenye ubwenge ntitwigeze tukubona ucuranga, turabyumva gusa mu nabuzukuru bawe. Nabarabuzukuru bari abana banjye. noneho ndavuga ariko abana reka mbacurangire, reka ngende ngiye gucuranga kugira ngo n'abandi bantu buriya bafite kuki nacuranga, nta n'ikibazo gihari, reka ndagenda mbwira Munyashoza arambwira ngo reka baguhe gitari. Ari icyo gihe kugira ngo ntangire narabasabye bampa iminota 10 yo kwitoza, yuko ntaho nahise mfata gitari ngo ndacuranga, weya nabasabye iminota 10 yo kwitoza. Dushiraho iriya ndirimbo ya Bonane nitoza na Nyirabisabo. Noneho nyishizeho niho abantu baje kwishima, ibintu biba byiza, abantu bose barabyina. Nabyo nibyo byatumye noneho mvuga ngo no, ibi bintu turamutse tubikoze byaba byiza kurushaho. Ariko hari ikintu umwemeraho cyane Munyashoza kugeza ubu ngubu, ikintu umwemeraho yimita Soso, ijwi rye arakurikira Soso ukumva arayagerayo. Kandi nicyo gihe nini cyaraga ndi kumva, numvaga nagendaga n'ahantu hose ndi kumva bari gucuranga muri za karaoke, ariko nkumva ni ibintu bidasobanutse. Ariko Munyashoza maje kumumva, numva ijwi rye ari ryiza, ariko imicurangire urabona nubo navuga ngo noneho reka mbereke neza shake n'abandi bantu, mbereke ukuntu impara zacuranga n'amabanga y'imara yose nyabaye. Voilà nuko byagenze. Munyashoza, none aho umaze guhurira n'impara mugakora impara nshya, ubu hari indirimbo mumaze guhimba? Tumaze gukora, ubu dufite indirimbo zigera kuri 6, ariko zamaze gusohoka hanze ni 2. Hari indirimbo twakoze kwibohora yitwa Dukomeze Kwibohora, iri no kuri channel uvuze ngo Dukomeze Kwibohora by Impara, wayibona. Hanyuma hari n'indi yitwa Umuryango Mutagatifu, twaje kuvuga Yezu Maria na Yosefu. Urya benshi ba Yezu Maria na Yosefu twagira ngo turime indirimbo y'Umuryango Mutagatifu. Izo ndirimbo zarasohotse zirahari, izindi zo turateganya kuzisohora kuko uyu mwaka Impara zagira anniversaire cyangwa se yubire y'imyaka 50, kuko zatangiye muri 76, ubu imyaka 50. Uyu mwaka Impara zizuje imyaka 50. Murabitegura mute rero? Turifuza ko zaba nibura ibitaramo, nibura nk'ibitaramo nka 4, kimwe Kigali, ikindi hirya no hino. Ikindi turifuza ko nibura haba hari indirimbo izingizi zari zisanzwe ariko zisubiwemo, ariko ntacyo duhinduyeho, ari ukugira ngo tuzameliore, zongere zisubirane karite, kuko zagiye nk'amashusho nta zifite. Ariko noneho tukazikora live, tugacuranga ku buryo bwa live, nibura yenda dukoze indirimbo nibura 10, none tugasura nizo zacu zigeze kuri 6. Ni intego dufite, bibaye muri umwaka tukazakora ibyo bitaramo, nko turabiteganya nko mu kwa 7 kwa 8. Ariko nibura hari indirimbo nshya, hari n'izisanzwe zivuguruye zaba zarasohotse. Ntabwo ari guhimba izindi, twarazihimbye zirahari, ahubwo gusa ni ikibazo n'ubushobozi bwo kugira ngo tuzikore uko twifuza. Ariko turizera ko uyu mwaka tuzagiriye sabukuru, ibyo byose byarakozwe, hanyuma icyo gitaramo kigategurwa neza ku buryo tuzaba tujya hirya no hino. Mimi La Rose, mwari mumaze kubaka ubushobozi bugezaho mwari mumaze kugira studio yanyu? Icyo gihe Orchestre Impara yari ifite studio yayo, na ninjye wari umutekinisiye wo gufata indirimbo nkazishyira no ku makasete zigasohoka.
tukazicuranga tugashyira kuri marché ariya muri music fabrique. ese ubwo mbere y'uko mushwana mwari mwaritoyemo ubuyobozi, ninde wari perezida w'impara? Icyo gihe perezida w'impara yari Sebanani, chef d'orchestre ari Gasasira Jean Felix Karuwe bita Soso, njyewe nari ndi trésorier. Hanyuma rero turebe ubundi bavuga ko specialité yanyu cyangwa umwihariko wanyu no mu bitaramo dukunze kubona hirya no hino, umwihariko wanyu ari umuziki w'imbona nkubone, inyumva nkumve. Ubu icyo kintu cya live muracyagikomeje, ubundi mwawubatse mute uwo mwihariko? Urabona ibintu bya live byabaga ari byiza. Urabona n'abasore b'ubu ngubu mbere bari bashyizeho za playback, ariko playback urabona ubu ngubu abantu benshi basigaye bakunda live. Muri musique iyo ugiye kureba musique en général urareba uriya musoliste, ukareba batteur, ukareba chanteur. Hari umuntu wikundira umubatteur gusa, hari n'undi wikundira uriya mushanteur, undi akavuga ngo ngiye wandi keyboardiste niwe nikundira. Urumva ibyo bintu bituma abantu benshi bakunda live. Naho ubundi playback ubundi ikintu kimwe gusa kugeza ko birangiriye. Voilà niyo difference navuga. Munyashoza, ntabwo byakugoye cyangwa byagusabye imbaraga zingana iki kugira ngo wiyumve mu mpara, abantu bose bajye basigare bakubonamo ijwi rya Soso? Murakoze. Nubwo ndirimba ijwi rya Soso cyane, ariko na Sebanani boyenda ntibijana ku ijana, ariko indirimbo aririmbira hejuru ndazishobora, kereka zimwe aririmbira hasi. Burya agiraga basi yo hasi ni yangora cyane, ariko izarimbira hejuru zose nazo nzikora neza cyane. Kungora icyambere cyangwa ikwara kugira ngo menyane n'aba basaza, hanyuma tumaze babyumve noneho twese dukorane. Icyo cyari cyambere kimaze kuhura nabo twemeranyije ko tugiye gukora, cyari intambwe ya mbere ikomeye. Ya kabiri yagoranye no kubona ibikoresho bigezweho twaguze kugira ngo dutangire koko tutazongera kuvuga ngo turatira cyangwa turakodesha. Cya gatatu twari kubona abacuranzi bajya mu mwanya wa babandi, kubona umuntu twarebaga mu bantu tugatekereza ku bacuranzi banga bakunda gucuranga ibisope. Ninde muntu nibura wagerageza nka Tubirando kuvuza ingoma? Ninde muntu wacuranga accompagnement gitara accompagnement nka Kariwa Njenje, Karimunda Jean Pierre? Ninde muntu wacuranga basse Sebanani wacurangaga? Abo rero turabahamagara rero. Icyo twakoze no kuvuga ngo turabanza tukumva ya ndirimbo, buri muntu akumva ibye. Niba wacuranga basse umva basse muri iyo ndirimbo. None ariko tukagira n'amahirwe kubera ko twese twabaga turi kumwe n'abantu banabizi nka Fidel na Muzehe Sebigeri Paul, Remy Mira Rose. None ko kurya nabo bagendaga hari ibanga bagenda baduhishurira, kuko haza abantu ngo acuranga gitari solo ngo ni umuhanga, ariko mugira mu njyana y'impa ugasanga hari ibintu biburamo, ntabwo icuranga neza. Abandi bafite ibanga. Icyo rero cyari ikintu cyakitugoye. Icyambere ni uko byumva kimwe n'abasaza kugira ngo dukorane binararibonye, ni ukureba ibikoresho, ariko no guforoma abandi bantu kugira ngo baze twese twuzure tube live. Iyo bintu rero ngira ngo ibyo byagezweho, ngira ngo ubu ngubu ikintu gisigaye ariko turi kugikora ni ugusora n'ibihangano bishya. Ariko gucurangaho ngira ngo abenshi bamaze kutubonye mu Rwanda hose tumaze kugerayo, nta karere tutarageramo. Aho turi aho ngaho kuri guitar solo tuzi ko Mimi La Rose umusoliste ukomeye cyane. Ubu hari uri gutegura, kuko imyaka irimo iragenda, uvuga uyu nguyu ntahari solo arayicuranga, indirimbo z'impara zigasohoka nk'uko twazikoze. Ubu ngubu hari umusoliste ndimo gutegura, kubera ko intege zigenda ziba zike. Iyo ntaje niwe ucuranga guitar solo, ku buryo numva iyo ntahari byose bigenda neza.
noneho turebe ahazaza kuko nk'uko bivuga nyine murakuze. njyewe numva kiriya kibazo ngo kibaza Munyashoza kubera ko ari umwana mutoya muri twebwe turashaje, ariko numva Munyashoza ari we uzafata relais, wamubaza ukuntu nawe aziyorganiza kugira ngo bazashobore kugira ikintu bageraho. Munyashoza murakoze cyane. njyewe icyo nifuza ni uko impara abangaba bamaze kugera mu zabukuru, ariko nanjye nubwo bavuga ngo ndi umwana, nanjye ntabwo ndi umwana, ndi umugabo, kuko ndabyaye mfite nanjye abandi bana, ariko ndifuza ko impara izina impara ritazazimira, nanjye nindamuka dushaje rizakomeza. ni ukuvuga ngo muri orchestre Impara dufitemo abajeni babiri, hari n'umwe warangije ku Nyundo witwa Christian ucuranga piano. Turashaka kugenda twongeramo abatoya ku buryo ubaho biragoye. Hari igihe ubundi twagombye gufata abatoya benshi, ariko ugasanga kujera abantu baregera muri 20 ntabwo byoroshye, ariko tugenda dufata abato, nta muntu mukuru dushobora kongera, ahubwo twongeramo batoya, ariko nicyo twifuza kugira ngo impara igenda igira abatoya, kugira ngo n'ejo impara zizakomeze nabo, kandi bazamenye ko nibakuru mbese izindi impara ntitwifuza ko rizasaza, rizahora. Twumvise ibya yubire yanyu y'imyaka 50, impara zitangiye gucuranga. Yubire muzizihiza mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8 nkuko mubivuga, ndetse n'ibitaramo byo gutegura iyo yubire mwarabitangiye. Mutubwira n'icyerekezo cy'impara. Tugane ku musozo, reka dusubire inyuma gato mu myaka ya za 80 90. Hari ikintu twajyaga twumva muzenguruka mu gihugu cyose, ahantu henshi mujya gucuranga. Nimwe mwabaga mwabiteguye cyangwa ni abantu babaga babatumyeho, byagendaga gute? ari ukuntu urabona icyo gihe nkurikije amasuccess twari dufite, ibihugu byose byari dukikije byumvaga ko tugomba kubacurangira, ari Burundi, ari muri Congo, ari no muri Uganda na Tanzania. Noneho turareba turavuga ngo no, mbere ko tujya gucuranga hanze, reka tubanze ducurangire mu Rwanda, ahantu hose nibura bose batumenye, kubera ko ari bo basanzwe batwumva kurusha hanze. Noneho turatangira tujya Huye, tujya Nyamagabe, gutyo tuzenguruka u Rwanda rwose, bose baratubona. Bamaze kutubona niho twaje no kugira sponsor, batubona haje kuza ibintu byo muri Afrika bivuga ngo abantu bazi gucuranga tradition, bazi gucuranga muziki ya Kinyarwanda, ngo bashaka kubohereza muri Canada. Mu bihugu byose byo muri Afrika bagenda bashakisha za orchestre mu Rwanda bafata impara. Noneho twe turareba turavuga ngo turimo tugiye mu Buraya, ese turacuranga za guitar. Turavuga ngo no, icyo gihe turavuga ngo no, ibyiza reka tuzacuranga nk'indirimbo imwe na guitar, izindi duhindure ducurangisha inanga n'umuduri n'ikembe. Kuko twageze mu Buraya turagenda turacuranga no muri Canada, twabajije mu Budage. Twagije mu Budage, abantu barishima. Akantu nibuka bavugaga icyo gihe tumaze kurangiza, Abadage bagiye bavuga ngo Tsugabe. Noneho turabaza ngo Tsugabe ni iki, ngo musubiremo. Twari kumanuka, tongera baratubwira ngo musubiremo, nuko bavuze ngo nimwere kugenda mudasubiyemo. Turasubiramo, niyo morso dusubiramo, abantu barishima, natwe turagenda twishimye. Icyo kintu ni souvenir ntazibagirwa mu mateka y'impara. Utubwiye iyo souvenir, ikintu muri byinshi wibuka, ariko se kuri bagenzi bawe mwacuranganaga, bo bakaba baritahiye, ndavuga cyane cyane Soso na Sebanani, nubwo baje gushwana, impara zigacikamo ibice zigasenyuka, bo hari icyo waba ubibukiraho? Ikintu nakundaga ari Soso na Sebanani,
bari abantu bakundaga muziki. Reka mbaye nk'urugero, twagiye gucuranga ku Gisenyi. Tugeze ku Gisenyi ducuranga muri stade. Dutangiye gucuranga umuriro uragenda. Umaze kugenda Soso yarayatariye, Sebanani yarayatariye. Ndababwira ngo kubera iki? No, tusa n'abajura, n'aya mafaranga twabonye n'ay'ubujura turayarya kubera iki? Njyewe sinshobora kurya amafaranga y'ubujura. Ndibaza ndareba ibitekerezo bafite, njyewe birandenga. Kandi nabo basezeranye, Sebanani nabo yasezeranye na Soso, n'amubaje Soso séparément bitandukanye, bose banga kurya. Numva amour bafitiye orchestre ni ikintu kirenze ukwemera. Dusoza noneho Mimi La Rose, watubwiye indirimbo nyinshi mwacuranze, noneho tubwire indirimbo Impara ubona ko ari indirimbo y'ibihe byose. Ubwo ntiyaba ari bonane, kuko igihe cyose iyo impera z'umwaka zegereje, ndetse kugeza mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri, hano mu Rwanda ni indirimbo navuga ngo usanga icurangwa ahantu hose. Bonane buriya abantu twarayikompoje twanga gushyira mu mwaka, kubera ko imyaka yagendaga isimburana, twanga gushyira mu mwaka, turavuga ngo izabe ya buri gihe. Mwabivuganagaho muti indirimbo nk'iyi reka twoye gushyira mu mwaka kugira ngo bitazitwa 2000 byagera mu 2001 ugasanga itaye agaciro. Twarabivuzeho dusanga ariko bimeze, turavuga ngo tuzakora indirimbo ya buri gihe, abantu bazajya bahora bayishyiraho buri gihe. Bakoze abagize orchestre Impara kwemera kuganira na BBC, Mimi La Rose, Fidel Jakar na Mibirizi. Ndabashimiye cyane, mwakoze namwe mwese abaduteza amatwi. Ndi Yves Bucyana, ndabifuriza gukomeza kugubwa neza.